twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Twubaka umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku bategarugori biteje imbere babinyujije mu kwihangira imirimo itandukanye. Kuri ubu bikaba bimaze kubateza imbere. Twanyarukiye mu karere ka Rwamagana aho twasuye abaturage batandukanye batwereka ibikorwa bihangiye ndetse naho bimaze kubageza. Dutangiye urugendo rwacu rwo gusura bamwe mu biteje imbere babinyujije mu kwihangira imirimo itandukanye. Aha turi mu nzu y'ubukorikori. Ubukorikori bukozwe mu bihangano bya Kinyarwanda. Umwe mu bagize amatsinda ya Vega ahangaha mu karere ka Rwamagana agiye kudusobanurira. Watangira utwibwira. Nitwa Mukantwari Chantal. Ndi umwe mu bantu bihangiye imirimo, umunyamuryango wa Vega karere ka Rwamagana Intara y'Iburasirazuba. Dukora ibihangano binyuranye. Nkaba ndi na presidente wo kubishakira amasoko mu Ntara y'Iburasirazuba. Dukora ibihangano rero binyuranye. Dukora ibikoze mu budodo. Mu matsinda y'abanyamuryango wacu dukora ibikoze mu budodo. Urabona amakanzu, ikanzu n'igoruje n'imipira. Tugakora ibihangano bikoze mu bitenge birimo inigi, ibiko bijyanye n'ibikomo, amaherena. Dukora inigi nanone zikoze mu ipapuro harimo n'urunambaye. Muri rwego rwo kwihangira imirimo twavumbuye n'igihangano cyo gufata udupande tw'udutenge tugakoresha imiheha ya soda, tugateranyisha imiheha ya soda indi bajugunya, twebwe ntituyijugunya nta cyacu gipfusa. Tugakoramo amarido, tugakora amaherena nayo akoze mu budodo ariko dukoramo n'ay'imigwegwe. Urabona ko dukora n'uduherena two mu birere. Dushakisha kugira ngo ibintu byacu bitangirika. Ko niba dukora iherena ryo mu birere ariko tugira n'inkoko zishushanyijeho amazu ya kera kugira ngo tugaragaze umuco nyarwanda aho watangiriye. Twe rero ntabwo twisuzuguye, dukora n'umurimo w'ubuvumvu nk'abadamu bo muri Avega. Dufite ubuki, turiyagikira ubuki tukamanikira imizinga, igihe cyagera cyo guhakura tugahakura. Urabona ko dufite amasertifika anyuranye y'aho twagiye tujya mu expo tubyamamaza. Urareba n'iyi foto twari twatangije expo y'intara. Urabona ko ibihangano biri hano biri no muri iyi foto. Aha twari kumwe na Minisitiri Kanimba na Gavana w'Intara y'Iburasirazuba n'abandi bayobozi bo mu Ntara y'Iburasirazuba, tubyerekana nabo bagenda badufasha gushaka amasoko. Nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira n'abantu biteje imbere bakoze imirimo itandukanye. Aha turi twaba twaje gusura ukora ibijyanye no kuboha. Nk'uko mubibona aboha ibitambaro by'ameza bitandukanye, imyenda y'abana, amashuka ndetse n'amasharupe y'abana. Watangira utwibwira. Nitwa Kibukayire Clementine, nkaba ntuye mu murenge wa Munyiginya, akagari ka Binunga, umudugudu w'Isangano, akarere ka Rwamagana. Ndi umumama w'abana batatu, mfite umugabo. Izi napero nizo nkora, izi murazirora. Iyindi moderi ya napero. Nakora na sharupe z'abana n'iz'abantu bakuru ziteye ku mureba. Bafite moderi nyinshi z'ibitambaro zigiye zinyuranye. Na napero bafite moderi zigiye zitandukanye n'ubu iyi. Hanyuma amashuka
watangira utwibwira. Nitwa Salama Providence, nkaba nkora amarange y'amoko yose, amabara ushaka niyo gukorera. Urabona tuba dufite hano, dufite irange ry'umweru dukunda gukoresha mu bwoko bwa endui, ari naryo rivamo amabara yose. Tukaba dufite iyi bayita vera musari, bivuga ngo ushaka Pierre de France, n'ubundi twandurisha umweru, tukaza nanone kuza gushyiraho umuhondo wawe ukurikije uko ukeneye, waba umuhondo utsitse, yaba Pierre de France iriya dukunda gukoresha isanzwe. Uramaze kudusobanurira uburyo muvanga amarangi y'amabara atandukanye ndetse n'uburyo muyasiga bikurikije n'uko umukiriya abishaka. Ese ubundi iki gitekerezo cyo gukora amarangi wakigize ryari? Iki gitekerezo cyo gukora amarangi natangiye kukigira 2008, kandi nahise ntangira ko n'ubundi nabyize igihe gitoya kitarenze n'ukwezi. Ntangira gukora, ntangira no gufata ku mafaranga, ntangira kuzamuka. Twagiye duhugurwa n'ama-ONG anyuranye, ariko cyane cyane twahuguwe na Vega, iduhugura tumenya intambara irangiye, iduhugura ibintu byo kwiyakira ko abantu benshi bari bafite ikibazo cy'ihungabana. Hanyuma uko kigenda kigabanyuka, iduhugura ibintu byo kwihangira imirimo kubera kwirinda umuco wo gusabiriza. Baduhugura mu kongera kuboha uduseke twa Kinyarwanda, nyuma bakagenda bazana n'abandi bantu baduhugura ibi bijyanye n'amasaro, ibikoze mu bitenge, ibikoze mu byatsi mbese muri rusange, ariko babimenye mbere. Akarere kamaze kubimenya kajyana muri abanyamuryango bamwe bajya guhugurwa kwa gahari. Cyatumye mfata icyemezo cyo kubikora mu buzima nari mbayemo. Nashakanye n'umugabo muri 90, nkawe ngira mbona nyine uko ubuzima bumeze kandi nzi kubikora. Ubwo icyo gihe 95 mfata icyemezo cyo kugira ngo mbikore, njye ngira icyo mbasha kubona ntarindiriye gusaba umugabo. Ubundi watangije igishoro cy'amafaranga ngahe? Amafaranga natangije rero ni amafaranga make cyane. Icyo gihe ubudodo bwaguraga makeya, ipaki irimo ubudodo 10 yaguraga amafaranga 1000 icyo gihe, ariko ubu bimaze kugera ku ntera ubipakira gura 3500, rimwe na rimwe na 4 bitewe no gushaka. Ntangira ntabwo negeze ntangiza amafaranga menshi gereranyije n'abandi 10,000, kandi byaranyigishije ndanamenya. Mu gutangira umurimo wose biragora. Ni izihe mbogamizi wowe waba warahuye nazo mu gihe wari utangiye gukora aya marangi yose? Imbogamizi cya mbere nahuye nacyo, urabona ni ibikoresho. Bisaba ngo ufite ibikoresho binini, ariko gusa nahereye ku isafuriya yo murayibona, kandi nizera ko ngomba gushaka ubushobozi nkashaka ikigunguru kinini. Iyi safuriya ishobora kwarura ijerekani wenda y'irangi, ariko mu by'ukuri iyo nabonye nk'ikiraka cy'amajerekani 7, urumva nteka inshuro 7. Ariko ubonye nk'isafuriya ingana n'igice cy'ingunguru wakwarura amajerekani 5. Imbogamizi nahuye nazo kubera ko nta bushobozi nari mfite. Narabikoraga ariko mu buryo bigoranye, nkagura wenda nk'akadodo kamwe kubera ubushobozi bukeya, najya kugura ubundi budodo nkasanga ntibisa kubera ko ntaguriye rimwe. Izo ni imbogamizi. Noneho n'izindi mbogamizi nuko nabaga nkorera mu cyaro ntabasha kumenyekana. Ibyo nabyo ni imbogamizi, ubushobozi bukeya kutagira ahantu umuntu akorera ngo bamumenye. Imbogamizi twagiye duhura nazo n'ubu ngubu hamwe zigiye zikirimo, nuko tubikora ntibigurwe vuba vuba, ntibibone isoko ako kanya, bibona isoko gake gake. Biriya bigatuma abanyamuryango bazi kubikora, ariko bigatuma batabikora cyane. Kuvuga ngo avuga idufasha kudushakira amasoko n'akarere n'iki, ariko nibura bigurwa cyane, bigurwa nka rimwe mu mwaka. Nk'igihe cyo hakeye nibwo bigurwa, ibindi bagenda babigura gake gake, ukabona ntibirimo inyunguka nk'uko tubikora. Kuva mwatangira gukora buno bukorikori butandukanye, bumaze kubageza kuki? Twebwe hafi y'abanyamuryango bose nta muntu ubura isabune, nta ubura umwenda wo kwambara, kubera ibi ngibi dukora, kandi bikadutungira n'abana mu ngo, bikadufasha kunganira umurimo w'ubuhinzi. N'ufite umwana akaba yamugurira ibikoresho.
mbese muri rusange ubona bitwunganira mu bindi bikorwa byo mu rugo, kuko ubuhinzi bwonyine hari n'igihe izuba riva imyaka ikera nabi, ariko ibi ngibi uyifite nubwo abakiriya baza gake gake, hari ubwo utekereza ko nta faranga uri bubone, bajya kubona kumva baravuze bati hano hari abakiriya bashaka ibihangano byanyu mukingure mugurishe. Jewe urumva amaze imyaka igera ku 8 nsingiriye wa 9 nkora ibi bintu, rwose nari umuturage uciriritse kandi wo hasi. Icyo nabasha kukubwira nuko aha mu rugo nabashije kugera kuri byinshi. Aha n'ubundi nakubwiye ko twimuka uko urugo rumanutse niko hari hameze, ako wabonye hano hirya ko twahongereyeho kandi dukuye mu bushobozi bw'irange, kandi mbasha no kwiteganyiriza nshaka udutungo tugufi twama ifumbire nkabasha gushyira mu rutoki. Icyo bimaze kungezaho nk'ubu ngubu nishyurira abana, hari umwana uwo nkubwira mukuru amaze imyaka 2 arangije, ubwo mfite na musaza we, ubwo kandi ahantu ubushobozi bwavaga ni kuri ibi ngibi nyine nkafatanya no mu rugo n'umugabo nyine, ariko n'ibi ubwo undi ageze mu wa 5 segonderi kandi nta handi dukura amafaranga yo kumwishyurira ni muri ibi ngibi. Nihe nama se wagira abadamu bakirera amaboko badashaka gukora cyangwa umva ko kwihangira umurimo ari ibintu bikomeye kandi nyamara byabateza imbere? Inama nagira abadamu bagenzi banjye nuko bakura amaboko mu mifuka, biba ari ibintu bitagoye ushobora kubikora kandi ugakora n'indi mirimo yo mu rugo. Igihe ubonye umwanya ukabikora, igihe ubonye hari ibikureba mu rugo bindi nabyo ukabikora kandi birafasha. Icyambere nakangurira abari n'abategarugori no kutitinya. Hari imirimo twitiye abagabo, reka ntabwo ikiri y'abagabo. Imbaraga turazifite kandi turarya nabo bakarya, imbaraga turi nazo, gusa turafashanya. Iyo wicaye rero ukavuga ngo nzaharira umugabo se nzaharira papa na mama, ntabwo ari byiza. Kuvuga ngo iyo wihangiye umurimo nk'uyu ubona amafaranga kandi akaguteza imbere. Njye nabakangurira kuza kureba mu bukorikori. Abandi badamu batarabijyamo, inama nabagira nuko bakwegera bagenzi babo bari mu matsinda begeranye, bakigana ibyo bakora kugira ngo nabo utazajya babona ikibaha amafaranga yunganira ibindi bakora byo mu buhinzi. Nk'uko mwabibonye bafite ibikorwa byiza bishimishije, ndetse kuri ubu hari aho bimaze kubageza. Twabonyemo ukora amarangi akabasha no kuyasiga, twabonyemo ukora umwuga wo kuboha akaba akoresha ubudodo, twabonyemo n'abafite ubukorikori bwa kinyarwanda. Ibi byose bamaze gukora hari aho bimaze kubageza, hari itandukaniro ry'ubuzima bwabo mbere batarabikora n'ubu ngubu bamaze kumenyera uwo mwuga. Ibyiza bamaze kugeraho ntago bifuza kubigumana bonyine, akaba ariyo mpamvu bahamagarira buri muntu wese wifuza kuba yaza kwiga imyuga ko biteguye kumufasha kugira ngo abashe kugera nawe ku iterambere bamaze kugeraho. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, mwari kumwe nanjye Latifa Bantegeye, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.